Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyu munsi tugiye kureba impamvu abantu bisuzugura. Nukubera iki twisuzugura? Ikibitera nuko dushyira mu mitwe yacu ko ibintu bidashoboka. Ugatekereza ikintu ukakireba neza ariko ukumva ijwi rirakubwira ati ntibishoboka, ntushobora kubikora. Ibyo biterwa n'iki rero? Guhora wimura ibintu urabibonye ariko uvuga ati nzabikoresha ejo bundi, icyumweru kigashira, ukwezi kugashira, umwaka ugataha ntacyo ukoze. Ugahora ubyimura bikarangira nyine utabikoze kubera ko utigeze na rimwe ugerageza kubikora. Ikindi kibitera rero nuko dushidikanya. Ijwi ry'Imana rikakubwira ngo ibintu birashoboka, ukabibona neza ko bishoboka, ariko ugakurikira ijwi rya Satani rikakubwira ngo ntibishoboka. Kandi ubundi intsinzi Imana iba yamaze kuyiguha kare. Niba Imana ikweretse ikintu nuko gishoboka, ishobora kukigufasha kigashyirwa mu bikorwa, kigava mu bitekerezo kigashyirwa mu bikorwa, ariko wowe nka muntu kubera intege nke ukavuga ati ntibishoboka, ubyimura ntugere kuri ya ntsinzi Imana yaguhaye mbere n'ibintu bitari byakoreka. Iyo ntsinzi urayifite rero, menya ko ibintu byose utekereza intsinzi yabyo wamaze kuyibona kuva kare, ahubwo bikurikira n'umutima wawe wose ubishyire mu bikorwa nk'uko Imana ibikubwira. Buri gihe rero dushaka urwitwazo. Tugashaka urwitwazo kugira ngo ibintu bidashyirwa mu bikorwa. Reka dufate urugero rwo muri Bibiliya. Gideyoni, ijwi ry'Imana ryamugiyeho riramubwira riti Gideyoni niwe ugiye gukiza ubwoko bw'Imana. Gideyoni arasubiza, ibi ntabwo bishoboka. Bishoboka bite? Kandi njye nakiza ubwoko bw'Isiraheli, kandi ari njye munyantege nke mu muryango wa Mose. Urumva rero azi ko ari umunyantege nke mu maso ye, ariko Imana izi ko ari umunyambaraga. Ibyo Imana ibona n'ibyo abantu babona biratandukanye. Ibaze kuba Imana ikubona nk'umunyambaraga, wowe ukibona nk'umuntu w'umunyantege nke. Imana rero uko ireba ikakwereka ibintu, menya ko yamaze kuguha intsinzi mbere na kare kose. Urundi rugero tubona ni Mose. Mose nawe baramubwiye ati Mose niwe ugiye kurokora ubwoko bw'Imana. Ntibishoboka. Ntabishobora gute? Ntazi kuvuga, gushaka urwitwazo, gushaka kubihunga, ariko Imana iramubwira iti ni weho. N'ibyo bintu rero Imana ibishyira imbere nuko izi yabikweretse, izi neza ko wabishobora, ahubwo bigerageze ubishyire mu bikorwa, ubirangize ako kanya turi ubyimura ngo uzabikoresha cyangwa ejo bundi cyangwa nyuma y'umwaka. Bishyire mu bikorwa. Ni gute rero dushyira mu bikorwa impinduka dushaka? Icya mbere ni ugukurikira Imana, ukayubaha, noneho ugafata urupapuro ukandikaho ibyo ushaka byose ko bishyirwa mu bikorwa. Ibyo bintu ukajya ubireba mu gitondo, saa sita na nimugoroba ukabisoma. Mu gitondo, saa sita na nimugoroba ukabisoma, ukabisubiramo. Ibyo bigutera imbaraga zo kwishyira muri weho ko bya bintu bishoboka, kuko uhora ubibona kandi nzi neza ko bikunda, birakoreka. Ikindi rero gituma abantu bisuzugura ni iki? Nuko mu mitwe y'abantu bishyiramo ngo ngarukira aha niho ngarukira. Ukavuga uti wenda nimbona iki cyangwa iki nzahagarariraho. Ugahora uraha kandi nawe Imana igushaka ko wagera aha ngaha. Wewe nimbura aha ngaha wabyishyize mu mutwe, ni ukuvuga ko wamaze kwisuzugura, wishyira ku mwanya w'ahantu wumva ngo ukwiriye, ariko Imana yo izi ko uri aha ngaha. Niyo mpamvu twese bitubaho ukavuga uti ningera kuri iki nkagera no kuri iki bizaba birangiye. Niyo mpamvu ituma abantu duhora twifuza. Aho kugira ngo wifuze wishyira aha ngaha, gerageza utangire wishyira, ariko no ubishyiremo umutima wose ukoresheje Imana kubyikubwira. Noneho uvuga uti nzi neza ko ibintu byinshi Imana yanshoboza, rikashyiremo ingufu mbikore neza, hahandi nishyira noneho nkarenzaho, ariko nkora gushaka kw'Imana. Ukamenya ko ibintu Imana yakugeneye ni byinshi bitabarika bidashira. Wikwishyira ahantu ngo wicireho iteka, umenye ko ahantu ari ugomba guhagarara gusa. Menya ko nawe waharenga ukagera na kure ahubwo. Menya rero ko
impinduka zose ushaka mu buzima zigenda n'amasomo. Impinduka ushaka zigenda n'amasomo. Niyo mpamvu abantu dutinya kugira impinduka mu buzima bwacu. Niyo mpamvu ubona kabisa tugira amakenga n'impungenge zo guhindura ubuzima bwacu, kuko tuzi ko izo mpinduka byanze bikunze zizazana n'amasomo. Ayo masomo rero ashobora kuba akakaye, ashobora kuba ari ubutumwa bw'Imana bukakaye ku buzima bwawe kugira ngo uhinduke. Menya neza gusoma ubwo butumwa Imana ibiguhaye kugira ngo uhinduke nuko ubwakira. Uko wakira ubwo butumwa nuko ubukoresha, nibyo bizana za mpinduka, bikava mu bitekerezo bikajya mu bikorwa. Ukamenya ko ugomba gushyira ubwoba bwawe n'impungenge ku ruhande kugira ngo izo mpinduka wifuza mu buzima bwawe zikugereho kandi zishyirwe mu bikorwa. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am